kuvuga uburetwa abisiraheli bari barimo mu Egiputa, wabyumva ukavuga uti aya ngaya ni amakuru tu, ntabwo iyi Imana ikiriho, bitewe na situwasiyo urimo, bitewe n'intambara urimo, bitewe n'ibigeragezo urimo, bitewe n'uko abana barabakurira iruhande, bitewe n'uko wasohoye mu nzu, bitewe n'uko wabuze icyo kwambara, bitewe n'uko wabuze akazi, bitewe n'igisuzuguriro ufite. Ariko reka nkuzanire amakuru, nkuzanire inkuru y'ihumure ikubwira ngo ya Mana yatabaye Minyoni arikanyarira n'umugabo we n'abana, ya Mana yatabaye Minyoni yarabuze icyerekezo, ya Mana yamurengeye n'uyu munsi iracyakora. Hanezerebo remende sikerebo shekerebo ya sayirine. Hari induru uvuza bitewe n'agahinda ufite, hari induru uvuza bitewe n'amagambo bakuvuze, hari induru uvuza bitewe n'amazina bakwise, hari induru uvuza ariko Imana ivuganye nawe nonaha. Hagarara neza, iraje ubwo buretwa ibigukuremo, iraje uwo muri ugukuremo, iraje ayo marira yakuvaneho, kuko ari Imana itajya yivuguruza, kuko ari Imana igisohoza ijambo yavuze. Hola zele bore kele monde sain ayala sikele botayare sandara babashakalabo. Imana ivuganye nawe nonaha ngo humure, gutaka kwawe kwageze ku Mana, amarira yawe yageze ku Mana, umuborogo wawe wageze ku Mana, ayo marira urira iraje yaguhanagure. Haya salebo radekile bore yashayire mende sain. Nongeye kubasuhuza cyane nshuti bavandimwe mwese mukomeza gukurikirana ikiganiro ijwi ry'ihumure rinyura kuri mpumuriza ngo uhumurize. Murumva ko ari ibintu bijyanye, ihumure mpumuriza ngo uhumurize. Haleluya. Rero tukaba tubikurikirana buri munsi, mukaba murigezwaho nanjye Minyone Rwagihuta inkundwakazi. Ndashimira Imana ko Imana yacu ari nziza, Imana irera kandi irakiranuka. Nta muntu wayiringiye uzigera ukorwa n'isoni, habe 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 n'umunsi wa rimwe. Kuyiringira rero niyo password, kwiringira Imana, kuyizera, ukahagararana nayo. Niba yaravuganye nawe ubwo duherukana kuwa mbere, twaganiriye tuvuga ngo icyo Imana iri bukubwire abe ari cyo ukora. Amen, amen, amen. Icyo Imana iri bukubwire abe ari cyo ukora, kuko akenshi twasanze umuntu akubwira ikintu wagikora kikakubyarira ingaruka. Wagendera mu marangamutima yawe akenshi bikakubyarira ingaruka. Ariko sindumva umuntu wayobowe n'Imana, wabwiwe n'Imana ngo jaha ngo ahahurire n'ibibazo, cyangwa se kora iki ngo ahahurire n'ikibazo. Ariko iyo ari Imana yavuganye nawe byanze bikunze, nubwo wagira ibyo uhura nabyo, ariko ukaba ufite ijwi ry'uko Imana yavuganye nawe, nta cyuba. Haleluya. Twagiye rero mu kiganiro ijwi ry'ihumure. Mpumuriza wowe utameze neza, humura, Yesu aracyakora. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo Yesu arakora, ngo kandi n'ubu aracyakora. Nanjye ndi umugabo wo kubihamya. Uko yari kera n'uyu munsi niko ari, ntabwo ajya ahinduka. Si nk'umwana w'umuntu. Uzi ko umwana w'umuntu akakubwira yo sha Minyoni ndagukunda, ndagira ngo nkubwire yuko kugeza uyu munsi, bitewe n'umugisha Imana yampaye, bitewe n'uko ndumva iwawe nta nzara izongera kubayo. Ariko ni umuntu ubikubwiye akakubwira sha Minyoni ni ukuri buri kwezi stoke izajya ibiri iwawe. Ukajya ukabyina, ugasirimba, ukavuga uti amen, ugashimira Imana. Ariko ntabwo ari Imana ibikubwiye, ni umuntu ubikubwiye. Ikizakubwira ko ari umuntu rero, akora ukwezi kumwe, agakora amezi abiri, ukwezi kwa gatatu ntanagusezera, oya, ahubwo ahita kugira bloke. Wahamagara ugasanga ntikiriho. Uwo ni umuntu. Ariko Imana yacu, haleluya, Imana yacu icyo nyikundiro yavuganye nawe, ukabuze neza kuri kwisezerano, ukabuze neza ko icyo yavuze ariyo yakivuze atari abantu,
utegereze wihanganye rata, niba uri no mu bibazo utegereze wihanganye, apfa kuba ari Imana yakubwiye, ntukuke umutima, ntugire ubwoba. Amen. Ako karagaciyemo ko kugira ngo duhumurizanye, si byose ni kuri mpumuriza ngo uhumurize. Twagiye rero mu ijwi ry'ihumure, tugiye gusoma mu kuva ibice byaho 2 umurongo wa 23. Haranditse ngo hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga, Abisiraheli banishwa n'uburetwa babakoresha, barataka gutaka batakishwa n'uburetwa. Hanyuma gutaka kwabo kurazamuka kugera ku Mana. 24. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisiraheli, imenya uko bameze. Amen. Haleluya. Ubu nagira ngo tuganire, reka mbabwize ukuri. Imana yumve gutaka kwawe, Imana yumve amarira yawe, Imana yumve umuniho wawe, Imana yumve aho uriho uboroga, uriho utaka, yumve kurira kwawe. Haleluya. Muzaniye inkuru y'ihumure ikubwira ngo ya Mana yumvise gutaka kw'Abisiraheli bari mu Egiputa, ya Mana yumvise gutaka kw'Abisiraheli bari mu buretwa, ya Mana yumvise gutaka kw'Abisiraheli bari mu buretwa batotezwa, ya Mana yumvise Abisiraheli bari mu muborogo, ya Mana yumvise Abisiraheli baboroga cyane babuze kirengera, n'ubira cyahari. Noneho tuve ku Bisiraheli. Ya Mana yumvise gutaka kwanje, ya Mana yumvise gusenga kwanje, ubwo abana bari babuze aho bahenge ku musaya, ubwo abana bari babuze icyo kurya, ubwo nari nabuze aho kuryama, ubwo isi yari yanyikaragiyeho, ubwo narebaga hirya nkareba hino nkabura igisubizo, ya Mana yumvise kurira kwanjye, ikururukira gutabara. Iyo Mana nawe kumva aho uri mu bigeragezo, mu ntambara, ikumve yururukire kugutabara. Haleluya. Dushobora kuvuga Abisiraheli, ukavuga uti ni Abisiraheli, wenda ni inkuru mpimbano. Dushobora kuvuga uburetwa Abisiraheli bari barimo mu Egiputa, wabyumva ukavuga uti aya ngaya ni amakuru tu, ntabwo iyi Mana ikiriho, bitewe na situation urimo, bitewe n'intambara urimo, bitewe n'ibigeragezo urimo, bitewe n'uko abana barabakurira iruhande, bitewe n'uko wasohoye mu nzu, bitewe n'uko wabuze icyo kwambara, bitewe n'uko wabuze akazi, bitewe n'igisuzuguriro ufite. Ariko reka nkuzanira amakuru, nkuzanira inkuru y'ihumure ikubwira ngo ya Mana yatabaye Minyoni arikanyarira n'umugabo we n'abana, ya Mana yatabaye Minyoni yarabuze icyerekezo, ya Mana yamurengeye, n'uyu munsi iracyakora. Hanezerebo remende sikerebo shekerebo ya sayirine. Mwuzaniye ubuhanuzi, mwuzaniye amakuru y'ihumure, mwuzaniye ijwi ry'ihumure riguhumuriza ngo Imana uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwire. Imana uko yatabaraga kera ntabwo gisaza, iracyafite imbaraga, iracyafite ubutware, iracyafite ubushobozi. Aho abantu bageze bavuga ngo noneho aragarukira he, aho niho Imana igiye gutangirira ivuga ngo humura mwana wanjye, ibyo uvuga byose ndabyumva, gusenga kwawe nakumvise, kurira kwawe nakumvise, amaganya yawe nayumvise. Haleluya. Oho la yesilebo rande sikele shayarabo sandera baba. Ya Mana yabanye n'Abisiraheli uko tubisoma mu buhanuzi bw'Imana muri Bibiliya, bari mu buretwa. Erega uburetwa ni bwinshi, nawe hari uburetwa ufite. Uri umukobwa wabuze akazi, ugeze ahantu boss arakubwiye ngo wakugiye ngo rego kugira ngo nguhe akazi, urabanza uryamane nanjye hanyuma nguhereza akazi. Ubwo ni uburetwa, ariko Imana y'amahoro ni gukure muri ubwo buretwa. Uburetwa uri murabuzi, agahinda uri murakazi, amarira urarurira yazi, umubabaro ufite urawuzi, ariko Imana ivuganye nawe nonaha mu buhanuzi bw'Imana irakubwiye ngo humura.
yumvise gutaka kwawe, yumvise kurira kwawe, yumvise amaganya yawe. Ayiwe, aho ugejeje, aho uririra, aho waborogeye, aho uburiri bwawe burabuzi, amarira awurarurira, amashuka arabizi, agahinda ufite. Ariko Imana ivuganye nawe nonaha mu ijwi ry'ihumure, irakubwiye ngo humura. Yumvise gutaka kwawe, yibutse isezerano yasezeranye nawe, yibutse icyo yavuganye nawe, yibutse ko yakubwiye ko izakurengera, yibutse ko yavuze yuko izabana nawe, ahatiringaniye haringanize, ahari amarira hashyire guseka. Oh, haleluya! Niba ubyumva neza urambura amaboko, ubwira Imana ngo ushimwe, ubwira Imana ngo ushyirwe hejuru, ubwira Imana ngo uko wavuganye nanjye. Ubwo duherukana kuwa mbere itariki 17 narababwiye ngo icyo Imana ikubwira bari cyo ukora. Reka nkubwize ukuri, Imana nigira icyo ikubwira ikakubwira ngo kora iki, nyura aha, genda aha, bigenze gutya, niramuka yivuguruje ntisoze ibyo yavuganye nawe, uzagaruka ubimbaze. Haleluya! Nuramuka